Umvukuri abapfumu baragushuka. Abapfumu n'abantu basangwa n'abantu ngo babizeze amahoro, umutekano, ibyiringiro. Abapfumu n'abantu buntu, ariko yashaka ibuye, yashaka ubwoya bw'itungo, yashaka umushumi, yashaka amapfundo y'inkoni, yashaka uburyo ubwo aribwo bwose cyangwa imiti, akihangaho, akikunkumura, akavuga amajwi cyangwa agakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose kugira ngo agaragare ko ari umuntu udasanzwe. Abapfumu bayobeje isi, bayobya abakomeye, bayobya aboroheje, bayobya abize, bayobya abakire, bayobya abakene. Ibyo byabaye no ku mwami Sawuli igihe yari amaze guta umutwe, yaretse Imana, akugarizwa n'Abafilisitiya. Yagiye gushaka umukecuru nyarucari wari wihishe mu kazu k'akavundi. Umwami ntiyatinye kwinjira mu nzu ye, amugisha inama z'iby'Imana itamushubije, ndetse ingabo ze n'abakomeye bo mu gihugu batabimushubije. Maze ajya kubaza ko gakecuru, agakecuru karamubajije ngo ngukorere iki? Arayimubwira ngo nzamurira Samweli. Amubaza ngo ubonye iki? Ngo mbanye Imana izutse, Imana izamutse, Imana ntibikuzimu. Ariko abapfumu niko bavuga. Abapfumu abantu benshi cyane bagenda bakikoreza ibyabo. Iyo dusomye Yesaya igice cya 8 umurongo wa 19 kugeza kwa 22, ijambo ry'Imana avuga ngo mbese birakwiriye ko abantu bashaka abantu banwigira, abantu bihimbira amajwi, nyamara iki gikorwa n'abapfumu abamaze kubiringira no kubizera ngo bazanyura mu gihugu ari abihebe n'abashonji n'abatagira icyo bitaho. Muri kino gihe cyacu hari abapfumu badutse. Hari abo bapfumu ba Endori na Ekuroni. Hari abapfumu b'abasenzi baba mu byumba, abantu basira ibibazo byabo bakababwira kari murore, barangiza bakabakorera ibintu bibi bitatu. Babavana ku Mana, babateranya n'abavandimwe, babatera gusubiranamo, babatera kuba abanyabwoba. Umva ukuri, ndagira ngo ngubwire ngo menya ko abapfumu bagushuka. Abapfumu ba kabiri n'abigisha, n'abanyamadini cyangwa abanyabwenge batubaha Imana, ariko inama zabo zigakurikiranwa n'isi kandi zigendereye guteranya abantu no kubavana ku Mana. Reka twiringire Imana, reka bariyo dutegaho amakiriro. Ubwa kabiri bw'ibyo ku Ngoma 12 umurongo wa 14 haranditse ngo abadashaka Uwiteka bitwa ko bakiranirwa. Mureke gushaka abapfumu, mureke dushaka Uwiteka. Umva ukuri, abapfumu baragushuka.